Cyaraje usinde umenye ko ngo ibiyoga bivanga Zinda nyine nguhe neza reka ye si byose shu nijyane maze na ya prudence tuyihorere yego tuyihorere sanga saho mbambara akana keza yego oh my god bitse asanga ko mbona nasi na wewe ni wewe mwaneje barabazamukuriye abazamurika umuzamu wacu niko yabaye senga iwacu baramukunda uriya muzamu kubera gukarumana abantu binjira mu rugo ntabwo papa yamwirukana kinyo umuntu papa hemba ariko kandi atajya yishyura abakozi reka isi ko warya n'umwambuzi oya njyewe ingegera nkazira rwose reka ntabwo nzagaruka hano natwe ntabwo twabura kumukaruma ariko zamu wacu ntabwo ari ingegera ukuntu mfashe mani yo muginga mani yego ujye umenya yuko yaturutse cyangwa ugu ni kure ashobora kuba yabonye na deshiri yawe ngo reba ngo ndi ikirara ngo ndi igisambu ese umwirangigira shamani mamusebeje ibaze nkanjye nka King B mani ngafatwa nk'imbwa nk'iriye aho gushera uzafate nimero ze n'uzagiza kumureba ugikomanga kuri phone n'abandi bakire bose reka sinata ubwo nzajya nguhamagara uzi kuri gate bari unyingura simbizi nose nahamagara ingegera natumwa nayo ngo nyikoreshe meze sawa none nese wanyibagiye bacu bagiye gusara reka uri hano wenyine reka genda wese ko nako yarabanani asenga narabanani oya ntabwo abanani kuba nari umuyisilamu bivuze ko naganira ku mushu ntabwo abanani uzaza kunsura ryari abasore iyo batangiye kubona abandi umva utugambo sheri umva utugambo narabananiye se si wowe wambwiye gahunda njye nta gahunda dufitanye ntabwo uyizi abandi bakobwa babo kari we wenyine ejo bundi ko nakubonanye na Sandra mwari muri gupanga na Sandra sikabyara kanjye ko kwa nyogokuru se muzabyarana n'ubundi oya ntabwo twabyana mo bebe ahubwo se gahunda igezeyo nakubwiraga yo kwakaho mu biceri imana ibiceri rero birambwiye yuko azabina mu mezi 3 ari imbere ako kameze wagira ngo uri kubikorera umupagasi ntabwo mbikora ariko umenye yuko ababyeyi nabo baba barakoze bafite n'izindi gahunda kandi wibuke ko atari njye mwana njyenyine uri mu rugo nese uzaza kunsura ryari uzaza kugusura ryari katureba uzazi n'ubundi oya weekend se uzanaboneka usanga uri ibintu byose ubwo ni fegi se kutagoye n'inzoga kose mu rugo tutaya tuhabura ubu ntago ari nkawe wanyunga ibyayi wasanga n'umwe unyakira wama mu karunga amazi kuza hano no kwangiza umwanya ndabizi niyo ariko nyine nuko mbanje kukureba ariko sheri ubu nta kuntu wabwa icya gikoze wese twakirukanisha oya sharinda security yo mu rugo pe nubwo bwose nkama ariko nanjye nzamura isukari nese gute suchija je kuva nakubona na Sandra Sandra se ubwiye ko ari umufamiliye ni umufamiliye nyine turabizi w'ikigali ariko oya w'ikigali wo mu ntara w'ikigali ababyeyi biwe mufana iki nuwo ngo umwanya wo kuruza sina nabyibuka mwene ubona nkaho nta n'ikintu mpamvu ase nta nubwo tujya mu nzu hano ngo tugire mu nzu tukagira iki tukaba twicaye iyo tukaruhuka dushobora kugera mu nzu ukambwira amabi kandi amabi se ameze gute aya yewe kandi none ase ni none wabaye ikikomo nawahindutse erega ndi kugenda mpinduka icyizere ndi kugenda nkigutakariza kugenda nakariza icyizere uri kugenda nakariza icyizere niko bimeze ntabwo tubanye neza pe nizarabura iki sha harabura kunyitaho ntukimamagara ese rwose usigaye wandikira hani ntabwo mu kanya guhamagaye urahamagaye kuko waruje mu rugo zamu yari yanze kugukingura none sibona ngo nguhamagaye sawa nyine ubundi wampamagaraga mu gitondo saa 6 n'umugoroba none ubu ngubu wapi ngaho nsezeranye igendere agakisi ko kwitamo bayi rero nyine ubwo ndagutegereje uzaze kunsura bitarenze kuwa gatandatu ako nuza uzama n'umuza sibyo naribi uzabe ufite prudence prudence ariko gukoresheje ntabwo nyizere abonye ko abantu baba bari kuguhamagara reka nigendere nawe bahamagara nyine se ko kutereta
reka nanjye bajye banirita ahubwo Sawa reka nyine. nitabe sawa nyine sigara n'abagabo bawe Allo? pfa kuzaza ejo bundi sheri none si ubonye ese mu bibe bimeze bitese umva sha nawe ukunda inzoga ukunda amafe kangana nkagushyira cyangwa nkagugashyireho ese inzoga kwitwara kuri moshiri naraye nyweye n'ubundi hangova naraye nitayemo amarika wembyuke kuwe gangwe uvura hangova asani ukunda ifege ngukunda ushadagaswe Nizbe kutavuga nta n'ikintu twavuga n'amazina aritamo yego se ubu urakiyibuka wasabye ko mwawe dukoresha prudence turakorera aho mana twese ntawe uzundi nubwo dukunda ese nireka nkubaze ntabwo ukinyizera turakoresha prudence kandi baby nibinangira kukugurira dore ndakugurira utangiye gusinda ibyo tuba twabisezeranye baby ntabwo uje sinzi ibibazo usigaye ufite muri wowe ahubwo nyeriye doze ni nyeri ubundi ndahita nanjye kuryana iwacu ntabwo bari buvuge ko nasinze nahise sheri kandi nawe rero usigayemo ntabwo mbizi none se njyewe urumva wandongorera nta prudence tutarabana tutaranipimisha uneye inda nkagutunga cyangwa ukaba be sinzi impamvu nsigaye ntazi ibintu urimo muri iyi minsi usigaye mwepa kwera kuri biri sereye Usiko nakubwiye bayitonze mani iracyari ipoto fege iracyari ipoto wowe ngo urayishaka narakubwiye ngo vyazabona amafaranga nyuma y'amezi 3 ukuntu wandebye basingira ngo wajya ngo ndi kuyapagasa none nkunera inda Nesani urabona ndi umutinde kurya nabura amafaranga yo kugura Ciao sana sinyikugirira iki ntabwo kinyiza ari mwambonanye na Sandra aribyo byatumye usara mani ako nakabukana bari fresh baby ntabwo bari sawa Mutemera ko dukoresha prudence mbwira niyambarire nigende abasore bino minsi narabamenye waratumenye bebe usigagereranya n'abandi basore ndi boyfriend wawe nakugereranya nabo nyikubonana na Sandra ibintu byose byahise bipfa uravugisha ukuri bebe ntabwo ukinyizera man ase niba umuntu njye naba nakwizeye ukaba utakinyizera mwumva nakora iki babarira we hani kandi utangiye gusinda biri seriye iyo nsinze se ko wanguriye cyangwa urumva kukubwira gukoresha agakingirizo ari ugusinda ni ugusindana asiko baranazamfungisha mani namenya ko mutama ibiyobyabwenge asije fast turyame cyangwa nyitondesha wawitonze mbanze nitemo buri kimwe we umuzayi asizaye ikisheri ndakwiyamye kandi yani ntabwo nzongera kujya mugurira byera uzabyiyoreresha uzabyiyorere nanjye ntabwo nzongera kugisura umenye ko ngusura wambwiye ko ngurira byera ukarwara n'amafuru nisi basi ipandike mwana sibyo bibi ibyo ushaka se kandi ino nzoga ndatanyimaraho koko bebe hoya ariko nubikore urahita usinda oya ariko ntitukarwanira inzoga kuba umbwira ngo uri umusitari ufite amafaranga waretse nkayinywa ukigurira iyawe nanagura n'icumi ariko se nyine jya utuza ubundi se ni gute umuntu w'umusore umubeba amusura akamuzanira akayoga kamwe ngo baragasaba ese inzoga wazibuze kandi uzabaze shayinira yundi koko jaro waje usinde umenye ko ngo ibyo yoga bivanga sinda nyine nguhe neza reka ye si byose shu nijyane maze na ya prudence tuyihorere yego tuyihorere sinumva se aho mbambara akana keza yego oh my god shit tujya asi baby kandi nawe ntabwo banza twiyorose utandunguruka banza twiyorose utandunguruka ngajya nyine ayewe baby kuretse ariko yes she I love you so much my baby baby
asa ni uri gutinya iki? Oya ndagukunda yewe. Yego nanjye ndagukunda cyane maze ni ukuri shanye ubwo ejo hino nyine hano oya asize mushuti tubikora be tubikora nabi yego Cyo meze neza baby undi waraye hino nyine umeneza ayo baby sigira mu byo wawe sinago niyoroshe je ndagukunda Igos. Hani katubyuke we. Byari byiza tuzongere. Yego. Ngambaranye. Let's chitaho. Nambariwe baranyica none. Wabaye sirikali nawe ntabwo iyo umwenzo gwita usara nicyo kibazo cyawe. Akundi mamuri hari uramuzi cyangwa papa orohamo. Navuze sawa ni. Ane sundi waraye. Pipi harari. Ntago ndara yanzoga yashije musi. Ntago mbizi. Sirikali nawe rero ugira saga. Tena pida kwanza kuyikoresha hari. Hani nje ntago nahita ngenda. Ujye gukora dushe. Kanje gukora dushe. Yavanze ukora dushe nyine. Tugaruka. Turongera se. Ona masaha atancitse. Sawa rero igenda ukora dushe nkayirekeza njye nategera akamoto utaye wanyu nabazi barazagara. Nari bibatamira.